Nitwa Hakizimana Colonne Gloria Patri, niga ubugenge ubutabire n'ibinyabuzima mu kigo cya Faga School Gisozi. Ngiye kubagezaho umuvugo witwa Nimukumire rutaducika. Mumpe umwanya nshima Imana yaducaguye mu mahanga, ikaduha impano y'ikinyarwanda, ururimi rwacu rwuje ubuhanga, koko yirwa ahandi igataha i Rwanda. Ndacyashimagiza ubuhanga rurema yahaye abagihanga, ndavuga intwari zahoze u Rwanda b'abakurambere bazikuraga, baraze u Rwanda umurage ukwiye. Bati Rwanda horana Imana uragahirwa n'ibyo utunze, imitima ituje kuba gutuye, cyo ntugatetereze iyo nkingi, icyo kinyarwanda nibwo bukungu. Nanjye ntumbiriye iyo nkingi burya n'ingobyi duhetse, ikaduhuriza mu mugongo, ndavuga u Rwanda rwa gihanga n'abanyarwanda bazira umwaga. Ngiye impamvu impaye ingenzi nkashira ubwoba ngo mpamye ingenzi, umurage mwiza ururimi rwacu oya si ya nyama yigenga, ndavuga uruduhuza nk'abanyarwanda, rukaba ingobyi y'umuco wacu n'umurage mwiza ukwiye kwanda. Nawe mwaniga ikinyarwanda ejo utazisanga usa n'ababandi bambara injamba basize inkindi. Cyo usanga abakuze umenya iby'iwacu wihata ikesha mvugo n'ibindi, hato utazisama ututse abandi, haje utazisanga ushyomye mu bandi kandi uri intumwa ya rubanda. Burya ubusanzwe nzira amahane ariko simbura kubacyaha, ndavuga abubu bigira ukundi bakitesha ururimi rwacu n'iz'abandi ntizibahire, bakazivanga ntizinahwane, kuvuga mu bandi bikabagora kubera izo ndimi zuje umurimi bahimbahimba ngo ni ubusirimu. Mbona umuco wacu warabacitse. Erega sinange indimi mvamahanga kuko uru Rwanda rukwiye kwana, gusa ntibikwiye ko zituganza, burya utera uburezi arabwibanza, mfashe ikinyarwanda nacyo kiganza. Iyo misango nisugire, amazina y'inka n'ayaganze, ikiboneza mvugo cyugururwe, imigani icibwe dusakuzanye, dutarame bitinde dususuruke. Muhanzi nawe musize nkanjye, hanga neza muri gakondo, wihubukira iby'imahanga, tora ibikwiye niba udatiye, utayobya abandi urirebero. Barezi namwe barobozi, mwe mpuguke mu rurimi, mbasabye namwe kudufasha ikinyarwanda kitazima, munadushakira inkoranya. Banyamakuru namwe simbasize, mwumva kenshi ndetse na benshi, mwihate icyo kinyarwanda tukibumvane, tunakiga tugitoze n'abo tubyaye. Fasha none tubyiyemeze, ururimi rwacu turwamamaze, izo mvuga zindi tuzamagane, n'abazivanga tubakebure, burya gucyaha ni umuco mwiza. Fasha turwanirire iby'iwacu hato ejo bundi bitaducika, b'imahanga bakadukwena, umuco wacu ugaciyuka, u Rwanda rwacu rugaca isura. Reka ngende nsubike inganzo ngubwira uwumva ntavunika, turubungabunge rutaducika, nirwo rutubumbiye umuco wacu n'umurage mwiza w'abanyarwanda. Yari umusizi ukomeje inganzo, Hakizimana Colonne Gloria Patri, murakoze.